waba uri hanze, waba uri muri Amerika, waba uri Uganda, waba uri Burundi, waba uri muri Kongo, waba uri mu bihugu bindi byo hanze muri Sudani, waba uri mu Bubiligi, ufite agahinda n'umubabaro, wasigaye uri wenyine, uyu munsi Imana yakuntumyeho nkubwire ngo ije kukomora inguma zo mu mitima. Imana ije kukomora ibisebe ufite mu mitima. Imana ije kugukuramo inguma zimaze imyaka 30. Umugambi w'Imana wari mugari kuri twebwe. Imana ishimwe cyane kuko Imana yambwiye ngo uzankorera, ntabwo uzapfa uzarama. Nkumva ntabwo ndi kubishyikira, ariko aka kanya ibintu utabona ndakumenyesha ko ari iby'Imana ije gukora nshuti. Aka kanya ibintu utabona ni iby'Imana ije gukora. Aka kanya ibintu udashyikira n'ibiganza byawe, ayiwe ni iby'Imana ije gukora, ni iby'Imana ije kurema, ni iby'Imana ije kubaka. Wowe ndeba ndakumenyesha ko aka kanya Imana ikubakiye ubuzima mu izina rya Yesu. Nuko ndangije ndataha, ndonjyana none ndiyiriza, ndonjyana none niraza ubusa, mbona ko gahunda ari ukubaho. Ariko ndashimira Imana ko ubunkiriho. Imana ikumenyesha yuko uzavamo umuntu ukomeye. Aka kanya ndakumenyesha yuko nshuti yanjye uzavamo umuntu w'ikirenga. Imiryango izumirwa, inshuti zizumirwa, abantu bose bazatanga rabonye iby'Imana ikoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko Yosefu umwami ngo yaje gutegeka. Ukomeje gusoma kuri Zaburi 105 uze gusoma hasi, harakubwira ukuntu umwami yaje gutegeka, bakamukura muri ya nzu y'imbohe, bakamubohora. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza amahoro y'Imana. Kandi wowe ufite ikibazo, urwaye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, ndagira ngo nkubwire ko nkuzaniye andi makuru akubwira ngo ukomere, uhumure, nturi wenyine. Imana iri kumwe nawe, kandi umugambi w'Imana urasumba cyane ibyo uri gucamo. Kandi nzi neza ko Imana ifite ukuntu iri kugutekerezaho. Imana yarayigutekerejeho, n'ubigiye kongera kugutekerezaho mu ijambo ryayo. Turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi. Turi kumwe n'umuhanuzikazi, ni umuntu ufite amavuta y'Imana, ni umuntu Imana ikoresha ibintu byinshi bikomeye, ni umuntu Imana yahaye impano z'uburyo bwinshi, ariko kandi ikamuha n'umuhamagaro wo gusengera abera kugira ngo bose babashe gufashwa, babashe kugirirwa neza nayo. Rero iki kiganiro kikibona wibuke gukora subscribe ndetse na comment, ntacyo biriwe bitwaye, ariko kandi urushaho kugenda ugubwa neza. Reka dusangire umugisha wo kumva uyu muhanuzi muri iki kiganiro nyine imboni y'umuhanuzi. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana muri kumwe, imbere turi kumwe n'umuntu nawe nabanza bibwira. Yego, Yesu ashimwe, ahimbazwa cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye nitwa Faisi Mukatuyisenge, ndi umubyeyi nk'uko mubibona. Ndakijijwe, ndi umurokore, ndi umukozi w'Imana, nsengera muri ADPR. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha. Amen. Ya mbere rero yuko dukomeza ikiganiro cyacu, wabanza ugasengera abadukurikiye bose bari hirya no hino ku isi, hanyuma ukaza gupfundura n'agaseke Imana yaguhaye ngo utuzanire. Amen. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, isi w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe wabayeho kuva kera, isi itarabaho, isi itararemwa, uherekera kose urukwahoze nuhimbazwe. Uyu mwanya ubwoko bwawe turi imbere yawe. Mama Thierry, nicaye hano hantu kubw'izina ryawe, tugushimiye yuko uri Imana ihatugejeje amahoro. Ubu hari abantu bagambiriye kuramuka ariko ntago byakunze. Kuba turamutse ni neza yawe, nuko hari umugambo tugambiriyeho hano imbere n'ubihimbarizwa cyane. Imana ishimwe. Tugiye kuvugira imbere y'abantu benshi barushye n'abaremerewe, ni baruhuke mu izina rya Yesu. Umuntu wese uzareba iki kiganiro azasangwe n'Imana. Imana izamugirire neza, Imana imubohore, Imana imusure mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze Kristo, Mana ukubane natwe.
ntabwo twamenya ikiri buhaze imitima y'aba bantu ariko mwuka wera umudutumeho azavugira muri twe ni mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera. amen. Yesu aguhe umugisha. Amen. Watangira rero ukomeza n'iki Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu. Imana ishimwe. Amen. Nkuko nabibabwiye nkunda gusenga, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere Imana ihimbazwe. Mbere na mbere Imana, ibindi burya biza nyuma. Ubu kuba twaramutse ni ukubera Imana, kuba bukeye ni ukubera Imana. Ubu hari abantu bari mu bitaro bitandukanye barwaye bameze nabi, bifuza kuba bajya mu kazi bikanga, bifuza kuba baramuka ariko ntago byakunze kuko ubuzima bwahindutse, ntago byemeye. Ariko ni ukuri Imana ishimwe, iyo umuntu ariho ari muzima, iyo umuntu ari mu isezerano ry'Imana akabona mu gitondo arariye, saa sita arariye, nijoro arariye, ni igitangaza gikomeye cyane. Ubu hari abantu bari ku mihanda yibaza ngo ari bubeho gute. Ubu hari abandi b'abazunguze barimo birukankanwa bibaza ngo Mana turarya gute. Ariko Imana ishimwe kuko we yakugaburiye. Imana ishimwe kuko we uri amahoro. Imana ibihimbarizwe cyane. Ijambo rero niryo ryavuze tubaho. Imana ihimbazwe. Iryo jambo riramfasha. Ijambo niryo ryavuze tubaho. Ijambo niryo ryategetse byose birakomera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nagira ngo umugambi w'Imana iki gitondo usohore ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana usohore kuri wowe. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana usohore ku bawe no ku buzima bwawe bwite. Ese wari uzi ko Imana igihindura ubuzima? Wari uzi ko mu gihe gitoya cyane Imana yakugirira neza? Wikwiyanga, wikwigirira nabi. Hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo Mana wandemeye iki? Mana kuki ndiho? Mana kubera iki wandemye? Wabitewe n'iki? Kubera ubuzima bumuhindukanye. Nanjye byambayeho. Ariko muri cya gihe ya majwi ari hamanuka, ujya kumva ijwi ry'Imana riramanutse rikakubwira ngo humura, tuza, wikwigirira nabi, ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Byabayeho kuri Hagayi igihe kimwe ubwo arageze mu butayu ari kumwe n'umuhungu we Ishimayeli. Ni ukuri byari bibayobeye pe. Bari bavuye kwa Aburahamu, bibabanye birebire, biba ngombwa yuko birukanwa. Wibuke yuko marayika w'Imana yari yasanze Aburahamu, aramubwira ngo icyo Sara ari bukubwire cyose ugikore. Nshuti yagize ngo ni ibintu byoroheje. Ageze mu rugo umugore amubwira yuko agomba kwirukana Hagayi, agomba kumusenda, agomba kumuvira mu rugo. Arangije yumva biramurenze, ariko nanone buka ko marayika yavuze ngo icyo ari mumubwire, ngo icyo Sara ari mumubwira gikore. Yarabimwemereye, amufungira ifumba, amuha amazi, amuha umutsima, arangije aragenda. Rwari urugendo rutari rutoya, ngo yaje kugera iyajya, ageze muri bwa butayu ngo amazi aba yamushiranye. Uzi ko hari igihe amazi ajya gushirana, hari igihe amazi ajya ashira mu ifumba, hari igihe umutsima ujya ushira, ibintu bikagucanga. Nahagaye nawe byamubayeho. Umwana ararira avuza induru, aribaza mama ni ibiki? Yarashonje, ibintu biramucanga. Marayika w'Imana yarabaye yigiyeyo. Nawe hari igihe urimo butuvugana, urimo urabona marayika w'Imana yigiyeho ku buzima bwawe, ariko ndakumenyesha ko igihe cyo gutabarwa ari iki ngiki. Imana ishimwe cyane. Igihe cyo kugirirwa neza n'Imana wowe undeba, ndakumenyesha yuko ari iki ngiki. Marayika w'Imana yakuntumyeho. Imana ishimwe ngo nkubwire yuko igihe cyawe cyo gutabarwa ari iki ngiki. Arangije ararira, ngo yaragiye afata umwana amushyira inyuma y'igihuru.
amushyira inyuma y'igihuru, ngo araboroga avuza induru ararira cyane. Nshuti, inzara yari yose, inyota yari yose, ngo ararira avuza induru cyane, ararira aravuga ati Imana, ibi ni ibiki unkoreye? Aburahamu aranyirukanye, Sara yanyirukanye, none nawe uranyanze. Iyi Imana ikugiye kure ugira ngo yakwanze, nyamara burya ibiri hafi yawe nubwo utayibona. Ndakumenyesha muri iki gitondo yuko Kristo w'Imana ari bugufi bwawe. Kristo Imana ari hafi yawe nubwo utamubona, ariko Kristo arahari. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe mama Thierry, ngo nuko arangije mu gihe yarakivuza induru, umwana yamushyize inyuma y'igihuru kugira ngo adapfa areba, amushyira inyuma y'igihuru. Ngo nuko ajya kubona marayika w'Imana aramanutse. Mana ishimwe cyane. Muri ya maganya, muri ka gahinda, muri bwa bwihebe, ngo yagiye kubona marayika w'Imana aramanutse. Imana ihimbazwe. Aka kanya aho wicaye hose, waba uri mu kazi byagucanze, waba uri mugenda mu modoka yawe, waba uri mu ndege, waba uri ahandi hantu hatandukanye, waba uryamye mu buriri bwawe, narinje kukubwira ngo marayika w'Imana yamanutse kugusura aho uri hose. Amina, haleluya. Marayika w'Imana yamanutse kugusura ngo aze avugane nawe. Yamanutse kureba ikikuriza ni igiki nshuti, yamanutse kureba ikiguteye ubwoba ni igiki. Uyu munsi dosiye yawe Imana yayizeho. Haleluya. Uyu munsi dosiye yawe Imana yayizeho. Imana ishimwe. Ngo nuko marayika w'Imana aramubaza, mubyeyi mugore Hagayi, urarizwa n'iki? N'iki kikuriza? Urarizwa n'iki? By'ukuri ntabwo ari uko atarazi ikimuriza, ahubwo yagira ngo abisubiremo. Ejo warasenze, ongera usenge. Ejo wabwiye Imana, ongera uyibwire. Ejo watereye umusozi ujya kwibwira ibikugoye, ongera ubivuge, ongera ubisubiremo. Marayika w'Imana kuko yatejeho yaje kukurengera. Haleluya. Marayika w'Imana yatejeho yaje kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Wikwigirira nabi, kuko uyu munsi Kristo aje ku buzima bwawe n'abawe. Imana ishimwe. Ndafashijwe we. Mise nibuka igihe kimwe nagiye ku musozi gusenga njyanye n'umwana wanjye mukuru Thierry. Tugezeyo nari mfite ibibazo byandenze, mukozi w'Imana, byari byandenze pe. Nanjye nabaye nk'ahagaye, nanjye narima nta byo kurya, nta cyo kwambara, nabonaga mbese byandenze. Njya ku musozi ahantu bita ku ijuru rya Kamonyi, njya gusenga. Noneho ndangije mbwira Imana ngo Mana, aho kugira ngo nkomeze nzengerezwa, umbabarire mfire rimwe n'umwana wanjye. Ariko aho tureba ntabwo ari Imana ireba. Imana ishimwe cyane. Wowe urabona ubuzima bwawe burangiye, nyamara nibwo butangiye. Imana ishimwe. Nuko ndasenga, ndangije ndasasa munsi y'igihuru, munsi y'igiti sinzabyibagirwa, ndaryama munsi y'igihuru, munsi y'igiti ukuntu ndaryama. Maze kuryama ngo mba nzimaze kumvikana n'Imana ngo mu gitondo ndi bubyuke ndicura namaze gupfana n'umwana wanjye. Uzi ibintu byambayeho? Ahubwo nagiye kubona mbona nicuriye rimwe n'umwana wanjye. Mbona turicuye, nibaza Mana kuki ukoze ibi bintu? Ariko umugambi w'Imana wari mugari kuri twebwe. Imana ishimwe cyane. Kuko Imana yambwiye ngo uzankorera, ntabwo uzapfa uzarama. Nkumva ntabwo ndi kubishyikira, ariko aka kanya ibintu utabona ndakumenyesha ko ari iby'Imana ije gukora nshuti. Aka kanya ibintu utabona ni iby'Imana ije gukora. Aka kanya ibintu udashyikira n'ibiganza byawe, ayiwe, ni iby'Imana ije gukora, ni iby'Imana ije kurema, ni iby'Imana ije kubaka. Wowe undeba ndakumenyesha ko aka kanya Imana ikubakiye ubuzima mu izina rya Yesu. Nuko ndangije ndataha, ndonjyana none ndiyiriza, ndonjyana none niraza ubusa, mbona ko gahunda ari ukubaho. Ariko ndashimira Imana ko ubu nkiriho. Imana ishimwe cyane. Hagayi rero ngo marayika w'Imana yaramubwiye atumva nkubwire, urijijwe n'iki? Amazi yashize, umutsima washize. Nshuti, hari igihe byose bigukamana, hari igihe abantu bakuvaho. Aburahamu na Sara bari bamuvuyeho, hari igihe imiryango ikuvaho nkuko nawe yakuvuyeho. Ariko ndakumenyesha yuko aka kanya marayika w'Imana aje kukwereka icyerekezo cy'ubuzima mu izina rya Yesu. Amina. Imana ishimwe cyane.
nuko arangije ngo atunga urutoki, ngo yatunze urutoki kuriya, ngo aramubwira ngo dore amazi, dore iriba rifukuye, genda uvome wowe n'umwana wawe maze munywe mushira inyota. Uzi ko nyuma yanamubwiye ngo nuko narangiza asubire kwa Aburahamu. Iyi Imana irangije ikigeragezo ku buzima bwawe, n'ibintu byari byibannye birabanuka. Iyi Imana irangije ikigeragezo ku buzima bwawe, n'ibintu byari bifunze birimo amakare, ako kanya birafunguka. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije abona iriba rifukuye, marayika w'Imana amutungira agatoki. Ndakumenyesha ko uyu munsi marayika w'Imana agiye kugutungira agatoki, akakubwira ngo dore amazi, voma kandi unywe. Dore akazi kaho kari kihishe ngaha, dore aho umuryango wawe wari wihishe nguyu, dore aho umugabo wawe yari yihishe nguyu, dore aho abana bawe bari bihishe ngaba. Marayika w'Imana aje kugutungira agatoki. Aka kanya niko yavuganye nanjye. Marayika w'Imana avuganye nanjye muri iki gitondo yuko aje kugutungira agatoki aha amazi yawe ari, aho iriba ryawe riri. Imana ishimwe cyane kuko marayika amaze gufukura iriba ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ngo nuko aragenda aranywa, aravoma aranywa, aho hano umwana nawe aranywa. Arangije ngo barongera basubizwa mu mwuka, barongera baba bazima. Imana ihimbazwe. Ngo nuko bamaze kuba bazima, ubuzima burakomeza, asubira no kwa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Yaje kwava nyuma ariko umunsi yawe urenze. Imana ihabwa icyubahiro. Rero narindi marata nkubwira ngo wikwigirira nabi. Wowe waba uri Burundi, waba uri Tanzania, waba uri Kongo, waba uri Uganda, waba uri muri Amerika, waba uri mu amajyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba, wowe unyumva ndarimo ndakumenyesha ngo wikwigirira nabi kuko ijuru ryamanutse kukugirira neza. Iki gitondo ijuru ryamanutse kugutabara. Iki gitondo ijuru ryamanutse kukurengera. Twagiye tubona Imana nshuti, n'ubu turayibona, n'ubu turiho. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Rero ndakumenyesha ko Imana iri kumwe nawe, ndakumenyesha ko Imana igukunda, ndakumenyesha ko Imana ikwitaho. Nyuma y'uwo mwana Imana yampaye n'undi, Imana impa nabo ndera kubera Imana. Abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazagabana umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ujye ujyana na Yesu gutabara abandi, aka kanyuje kugabana umugisha w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko ndakumenyesha ko iki gitondo marayika w'Imana aje kubana nawe, marayika w'Imana aje kukurengera. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro ibice 41, igitabo cy'Itangiriro ibice 41. Reka dusome ku murongo wa 51. Handitswe ngo Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Imana ishimwe cyane. Dusubiremo. Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'inzu ya data yose. Imana ihabwa icyubahiro. Reka twongere dusome muri Zaburi, Zaburi y'105 murongo wa 19, murongo wa 19. Kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana ishimwe cyane. Nanone aho ngaho ni Yosefu kandi wongeye kuvugwa. Imana ishimwe. Dusomye amakuru ya Yosefu, dusomye bwa mbere, dusomye rira jambo riri mu Itangiriro riratubwiye ngo Imana imwibagije. Imana yaravuze ngo Imana inyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data. Imana inyibagije umuruho wanjye wose yo mu nzu ya data yose. Iri jambo yarivuze igihe yaramaze kubona Imana imugiriye neza, igihe yaramaze kubona Imana imurengeye, igihe yaramaze kubona ubutware bw'Imana buri ku bitugu bye. Imana ishimwe cyane. Yibuka inzira yaciyemo na bene se,
yahise yibuka inzira yaciyemo, yibuka ukuntu bamugambaniye, yahereye cyagiye ku nzozi, yibuka inzozi yarotaga na Sarisa amugira umusazi, aramubwira ati niko sha urashaka kuvuga yuko tuzakunamira? Ese urashaka? Haleluya! Hari igihe iyerekwa riza ukagira ngo wavangiwe, ariko ndakumenyesha ko urimo neza, rije gusohora ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Nuko arangije aramubwira ati narose miba 12 kubita hasi, nawe wari urimo na mama n'iki byose. Aravuga ati ibyo ntabwo bishoboka. Ese ibyo bintu birashoboka? Njyewe na nyoko na bene nyoko ibyo bintu bibaho gute? Wa mwana we, gute twakubararira? Wari uzi ko iyo umuntu ari mu kigeragezo bamubonera mu isura arimo? Ubaka kanya barimo barakurebera mu isura wicayemo, ariko Kristo ari kumwe nawe kandi ari muri wowe. Uwo undeba kakanya barimo barakurebera mu isura wicayemo, barimo barakurebera mu bigeragezo wicayemo, barimo barakurebera aho ngaho wicaye kuri tekeri, ariko ijuru rije kubana nawe, icyo ryavuganye nawe rizashyirwa rigishoje. Imana ishimwe cyane. Nuko arangije inzira byaciyemo zose, bamugurisha bagira bate, agera kwa Potifari amugambanira, amusigira umwenda, kiranuka no mu kigeragezo. Isezerano riragerageza. Wowe ugeragezwa buri munsi ukibaza, ariko Mana, kubera iki mpora n'ibigeragezo? Kubera iki mpora nsikamirwa? Isezerano ry'Imana riragerageza. Wari uzi ko iyo uzaba umuntu ukomeye, iyo uzaca mu bintu birenze, Imana igucisha mu bintu bikomeye, Imana igucisha ahantu hakomeye, Imana igucisha ahantu hakakaye. Nuko warangiza ukazavamo umuntu ukomeye. Ndakumenyesha aka kanya wowe wari urimo wiganyira ngo ese Mana kukinsha mu bintu bikomeye, ngo ese Mana kukinsha mu bintu birenze, nuko uzavamo umuntu ukomeye w'igitangaza. Wowe uri hanze y'igihugu, ushobora kuba waragiye mu gihugu uhunga, wibaza ubuzima buranze, ubuzima buranshanze. Aka kanya ndakumenyesha yuko uzavamo umuntu ukomeye. Aka kanya ndakumenyesha yuko nshuti yanjye uzavamo umuntu w'ikirenga. Imiryango izumirwa, inshuti zizumirwa, abantu bose bazatanga babonye ibyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko Yosefu umwami ngo yaje gutegeka. Ukomeje gusoma kuri Zaburi 105 uze gusoma hasi, harakubwira ukuntu umwami yaje gutegeka, bakamukura muri ya nzu y'imbohe, bakamubohora, bakamwambika neza, bakamusiga, akaba umunyacyubahiro, agategeka kubera Imana. Ijambo Imana yavuganye nawe nshuti ntabwo izaruhuka itarisoje n'iki gitondo nagutumweho. Ntabwo Imana izaruhuka idasoza ijambo yavuganye nawe. Amina. Imana ishimwe. Ntabwo Imana izaruhuka idasoje icyo yavuze ku buzima bwa Imana. Ihabwa icyubahiro. Wakwibwira yuko abantu bakwanze isika kwanga, wakwibwira yuko n'umugabo mwashakanye n'umugore mwashakanye yakwanga, wakwibwira ko n'uruzaro rwaguhinduka, wakwibwira ko imiryango yaguhinduka. Ndakumenyesha ko aka kanya ijuru rikwizaho kandi rikarije kubana nawe muri iki gitondo. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije ako kanya yibagiwe wa muruho wose, yibagiwe kagahinda, yibagiwe ubuzima yaciyemo na bene se, yibagiwe bamugurisha baje guhahirwe kandi muri Egiputa, muri ya nzara y'imyaka 7, basanga niwe uyoboye, basanga niwe kibamba. Nshuti yanjye, wari uzi ko bamuyobewe? Wari uzi ko bayobewe uwo ari we? Wari uzi kuyoberwa umuntu mwavukanye mwabanye? Wari uzi ko Imana iguhinduriye amateka, ihindura izina? Wari uzi ko Imana iguhindura amateka, iguhindurira imyambaro? Wari uzi ko Imana iguhindura amateka, iguhindura n'isura? Haleluya! Wari uzi ko Imana iguhinduriye amateka, ihindura ibintu byose, n'abandi bose bakwishongoyeho bakakuyoberwa? Aka kanya ndakumenyesha yuko Imana ije kuguhindurira izina nshuti. Aka kanya ndakumenyesha ko Imana ije kuguhindura amateka nshuti. Imana ishimwe. Aka kanya ndakumenyesha ko Imana ije guhindura ibyawe byose mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Imana yatugiriye neza mu bihe byashize. Imana iraturengera nk'abanyarwanda, turiyubatse, turacyahumeka umwuka w'abazima. Natwe igihugu kirasurwa, bakabona turi amahoro, bakabona turigize. Icyo ni igitangaza cyagutangariza yuko nawe ejo ubuzima buzahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndafashijwe pe. Icyo ni igitangaza cyakwereka yuko ejo byutakekaga Imana ije kukugirira neza.
Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, ni Imana ihoza amarira. Reka mbabwire, ni Imana yomora inguma zo mu mitima. Ni Imana yomora inguma zo mu mitima. Ndavugana n'abantu basizwe heruheru. Aka kanya marayika w'Imana yabantumyeho arambwira ngo muri uku kwezi kutari kwarangira, ni Imana ije komora inguma zo mu mitima. Mu myaka umaze, mu gihe umaze, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu gihugu hagati, waba uri mu bihugu by'abaturanyi, ni Imana ije kukomora inguma zo mu mutima. Nshuti yanjye, Imana imenya ko imfubyi ziri burye, Imana ikamenya ko abapfakazi bari burye, ikamenya ko abapfakazi bazarihirira abana. Imana imenya yuko igukiza indwara zose wasigiwe mu bihe byashize. Ni Imana ije kukomora inguma zo mu mutima mu izina rya Yesu. Niko marayika w'Imana yakuntumyeho, aje kukomora inguma zo mu mitima, aje kukomora ibikomere wasigiwe n'amateka yacu tutayobewe, aje kukomora inguma umaranye imyaka 30. Yambwiye ko aje kukomora inguma zo mu mutima. Imana ishimwe cyane kandi ndakumenyesha wowe ufite imvune zo mu mutima, wowe ufite agahinda, wowe ufite umubabaro udashira. Imana yatabaye Yosefu mu gihugu cy'amahanga, mu gihugu cy'ubusuhuke, mu gihugu cya Egiputa, nawe mu gihugu cyose urimo. Imana ije kugutera umunezero utigeze ugira. Imana ije kugutera ibyishimo utigeze ugira. Ntabwo Yosefu yarazi ko bene se bamuyoberwa. Wari uzi ko Imana igutabaye ikurengera, ikakurengera ihereye hasi mu mizi. Wari uzi ko Imana igutabaye guhindurira isura. Wari uzi ko Imana igutabaye guhindurira imyambaro. Wari uzi ko Imana igutabaye iguhindurira ibiryo. Abantu bose bakibaza ngo mbese uriya niwe cyangwa si we. Bene se wa Yosefu baramuyobeye n'ukuri, birabayobera biramacanga, baribaza ninde, niwe ntago ari we, baribaza nibiki, bakabona mwisaho yashyizemo ifeza bari bajyanye. Ese uyu muntu ninde? Ngo biza kubarenga yashyizemo igikombe cye, birabacanga bwa mana, uyu muntu ninde? Ese umugabo ni muntu ki? Iyi Imana yagutabaye n'umuntu wari ukuza arakuyoberwa. Abagufashe ijambo bose batangira kuvuga ngo burya yari Imana, nkuko byagenze kwa Pawulo, ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo nuko baraheba barahindura ngo ni Imana. Imana ije guhindura amagambo y'abantu ku buzima bwawe. Bagiye guhindura imvugo, bagiye guhindura amagambo, bagiye guhindura icyerekezo ku buzima bwawe. Bavuga ngo koko burya ni Imana yakuriraga muri we, bavuga ngo koko burya ni Imana yavuganaga nawe. Imana ishimwe cyane. Ndakumenyesha wowe, uku kwezi kwa kane kutari kwarangira, wowe wasizwe iheruheru n'ibihe twanyuzemo, ufite umwabaro udashira, ufite agahinda kadashira, ufite umwabaro w'igihe kirekire. Waba uri hanze, waba uri muri Amerika, waba uri Uganda, waba uri Burundi, waba uri muri Kongo, waba uri mu bihugu bindi byo hanze muri Sudani, waba uri mu Bubiligi, ufite agahinda n'umubabaro, wasigaye uri wenyine. Uyu munsi Imana yakuntumyeho nkubwire ngo ije kukomora inguma zo mu mitima. Imana ije kukomora ibisebe ufite mu mitima. Imana ije kugukuramo inguma zimaze imyaka 30, urya ukumva ntabwo bigera mu nda, waryama ukabona abawe bagiye. Uyu munsi marayika w'Imana aje kugusura. Imana ishimwe cyane. Marayika w'Imana aje kuvugana nawe. Marayika w'Imana aje kukurengera, aje kugukura muri ako gahinda wowe ubwawe utari kuzikuramo. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Hejuru y'ibyo ngibyo Uwiteka aje kukugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko arangije, Imana imukura mu nzu y'imbohe, irategeka umwami amuvana mu nzu y'imbohe. Ngo nuko arangije imwibagiza agahinda ko mu nzu ya se na bene se bose. Ibaza Imana yafashe Yosefu ikamwibagizaga agahinda ko mu nzu ya se. Ibaze kuvuga ngo wapfuye kandi ukiri muzimu ukigenda. Ibaze kuvuga ngo ntabwo uzaba umuntu nturi umuntu, bakakugurisha ifeza zingahe, bakagabagabana. Ibyo byose abyibutse ahita avuga ngo ariko Mana, uri Imana ihindura ibihe n'amateka, uri Imana ihindura iminsi n'ibihe. Ndemeye nemeye ko Imana ishobora byose. Ahita yandika aravuga ngo ni Imana yibagiza agahinda n'umubabaro, nanjye Imana inyibagije agahinda ko mu nzu ya data. Inyibagira wowe urushye, wowe ubabaye, wowe ubona hari ibidahinduka, wowe ubona imisozi imbere yawe, wowe ubona za Yeriko zihagaze imbere yawe.
aka kanya hari Imana yakuruhura, hari Imana yakumara agahinda n'umubabaro. Wewe wumva ufite agahinda n'umubabaro bidashira, wowe ufite umubabaro utajya ukuvamo, wowe wabuze abawe ukajya ubona bahora bagaruka, wowe ubona uri inshike, ndakumenyesha ko nabonye Imana imara agahinda, ndakumenyesha ko nabonye Imana imara umubabaro, ndakumenyesha ko nabonye Imana yongera iminsi yo kubaho. Wowe ufite uburwayi budakira, ndakumenyesha ko isengesho rihindura ibintu. Wowe ufite uburwayi butajya buvaho, abaganga barananiwe, ibintu byose byarahagaze kubera mu mutwe byarivanze kubera ibibazo byinshi, ndakumenyesha yuko Yesu ajya ahindura ibintu, ajya ahindura amateka. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Reka dusengane Imana, dusengere muri iri jambo. Imana ije guhindura amateka, abari bakuzi bakuyoberwe. Imana ije guhindura amateka, bari bakuzi mu mateka no mu bibazo bakuyoberwe, bibaze nibiki bibaye. Imana ije kubihindura mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ise umwami wacu Yesu Kristo, jambo rirambwira ngo kira bakwingiraga babaga mu mahoro, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Kristo wabanye natwe mu bihe byashize, narakubonye umara agahinda n'umubabaro, narakubonye inshuti zagiye, narakubonye imiryango yagiye, narakubonye nta kindi kintu nishingikirijeho, narakubonye witamurura mu nkingi y'igicu. Aka kanya hari abafite ibibazo bandeba, hari umuntu urwaye uburwayi budakira, narakubonye unkiza. Hari umuntu ufite ubupfubyi butarangira, hari umuntu ufite ubupfakazi buhoraho, ikigeragezo kitamuva imbere. Aka kanya ndamusabira ineza y'Imana, aka kanya ndamusabira kurengerwa n'Imana, aka kanya ndamusabira gutabarwa n'Imana. Aka kanya ijuru rigenda rihindura ibintu mu mutima we, aka kanya ijuru rigenda ryomora ingoma zo mu mitima. Mu izina rya Yesu ntiyongere kubona ari wenyine, ntiyongere kubona abe bagiye bamwitambika, ntiyongere kubona ibyo byivangavanze. Uyu munsi reka abone umuhindurira amateka, uyu munsi reka abone umwomora ingoma zo mu mutima, uyu munsi reka abone umuhindurira ubuzima yari arimo. Narakubonye uri Imana imara ubushomeri, uri Imana imara ubugumba. Reka uyu muntu akubona uwo ari we wese, yaba agenda aba yicaye, reka kubone mu bushomeri bwe, reka kubone mu gupfusha kwe kwa buri munsi. Reka uyu muntu abone umuhindurira amateka, reka isengesho rihindure byinshi. Abanzwe babone Imana ibakunda, abanzwe babone Imana ibarengera. Urakoze kuko ushobora byose, ni ku bwawe Yesu. Amen, amen, amen. Turabakunda cyane. Wowe wumvise iri jambo, wizera guhindurirwa amateka kandi vuba, Imana ishimwe. Umuntu wakwifuza ko tumufasha gusenga aho waba uri hose, umuntu wakwifuza ko tumufasha kwinginga Imana, kazi kacu no kwinginga Imana, tugahamagara Imana. Ntabwo ari amagambo nshuti, Imana igahindura ibintu, Imana igahindura amateka. Twagufasha kuri iyi nimero ari nayo kuri WhatsApp, ni 0785 491 491, 0785 491 491. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Ndabakunda. Shalom, shalom.